Nshuti muvandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu. Reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi. Ni Imana yacu yuje urukundo, Imana y'ubuntu, Imana y'ibambe n'imbabazi. Ni Imana itinda kurakara, itwitaho uko bukeye n'uko bwije. Dore yaturinze twongeye kubona umucyo utamurira umwijima. Igitondo kirabonetse, none reka tuyihimbaze. Abahumeka twese reka tugire tuti: Mana yacu ishimwe, icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe none n'iteka ryose. Amen. Reka tubahe ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ni ibyigisho byacu tumaze kumenyera, ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ni ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, bigategurwa hakurikijwe ibihembwe. Turi mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi 2025. Turi kwiga amagambo avuga ngo ibigereranyo, imvugo shusho, ibimenyetso, uburyo bwo kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Reka nkwibutse yuko tugeze mu cyigisho cya 13. Ni icyigisho kitubwira ngo imvugo shusho zerekana ibizaba mu minsi y'imperuka. Imvugo shusho zerekana ibizaba mu minsi y'imperuka. Icyo kwibukwa cy'iki cyigisho kiboneka muri Yona igice cya mbere umurongo wa 9. Ni ikibazo cyabajijwe Yona ubwo yari mu nyanja, ari iyo hasi rwose, kandi umuraba wari uri kwihinduranya cyane, wazambiriye abasare. Babuze uko babigira. Yona yari aryamye yisinziriye iyo hasi, maze bamaze kumukangura bati, ubufindo bwari bumaze kumufata, bati none wa mugabo we, uri mu ntoki, ukora iki, uraturuka he? Arabasubiza ati, ndi umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru, yaremye inyanja n'ubutaka. Icyo ni igisubizo cya Yona. Iki cyigisho cyacu rero tugeze ku ngingo yo kuwa 5 w'isabato. Ni ingingo itubwira ngo Kuro uwasizwe. Kuro uwasizwe. Uyu Kuro nkwibutse yuko ari umwami w'Abamedi. Reka dusenge maze twinjiremo. Turagushimye Uwiteka mwongera ubugingo bwacu. Uri Imana ikomeye, ugera neza, ukunda kubabarira. Ibyawe turabibona tukabibonesha amaso yacu. Ni ibitangaza gusa. Reka rero uhabwe icyubahiro, natwe duhabwe umugisha. Tugiye kwiga ijambo ryawe, reka ribe muri twebwe mu izina rya Yesu. Amen. Ejo hashize twamubonyeho Kuro, kandi mu ngingo yavugaga ngo gukama kwa Ufurate twayibonyemo byinshi bishobora kutwereka Kuro, tukamenya ngo ni muntu ki. Ubwo Kuro yigaruriraga umujyi wa Babuloni, imyaka yo kuba mu bunyage k'ubwoko bw'Imana yari irangiye, kandi Abaperesi babemereye gusubira mu gihugu cy'isezerano no kongera kubaka urusengero. Ku ngoma ya Kuro, ubwami bw'Abaperesi bwaragutse cyane mu mateka yabwo, kandi bwari bufite umuhanga mu mateka witwa Tom Holland. Yita imidugudu minini cyane y'ibihugu isi itari yarigeze kubona. Nk'uko wari umuco w'Abaperesi, Kuro yanitwaga umwami ukomeye cyane, umwami w'abami, Empereur, umwami w'abami. Kuro acurera ibizaba ubwo Kristo azaba agarutse kujyana itorero rye. Ni umwami uturuka iburasirazuba, nk'uko isomo riboneka muri Matayo 24 umurongo wa 27 ubigereranyije. Umwami ugaba igitero kuri Babuloni, maze agatabara ubwoko bwe kugira ngo amaherezo bucike Babuloni busubire mu gihugu cy'isezerano. Naho ibyakozwe n'intumwa 19 uhereye ku murongo wa 11. Aha niyo mpamvu Imana irengurira kuri Kuro nk'uwo yimikishije amavuta. Ariko tukareba na Isaya 45 umurongo wa 1. Reka turebe aya masomo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 uhereye ku murongo wa 11. Aha uhereye ku murongo wa 11 baratubwiye ngo, kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayiho ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we
bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'Umwami Yesu ku batewe n'abadayimoni. Ndabategetse mu izina rya Yesu, uwo Pawulo avuga. Kandi hariho abahungu barindwi b'Umuyuda witwaga Sikewa, umwe mu batambyi bakuru bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni aramusubiza ati, Yesu ndamuzi, na Pawulo ndamumenye, ariko mwebweho muri bande? Nuko umuntu warimo dayimoni uwo arabasimbukira bombi, arabanesha, bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Ibyo bimenyekana mu Bayuda n'Abagiriki bose batuye muri Efeso. Bose baterwa ubwoba, kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru. Nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo, bavuga ibyo bakoze. Kandi benshi mu bakoraga iby'ubukonikoni bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni, babitwikira imbere ya rubanda rwose. Babaza ibiciro byabyo, babona yuko bigeze ku bice by'ifeza inzovu 5. Uko niko ijambo ry'Umwami ryagwiriye cyane kandi rikomeza kuganza. Naho muri Yesaya igice cya 45, iri somo naryo turarisoma. Igice cya 45 umurongo wa mbere, aha naho hari amagambo atubwira ngo, ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati, ni njyewe mfashe ukuboko kw'iburyo Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Uno Uwiteka watanze ubuhamya ubwe kuri Kuro. Uyu muperesi wamamaye cyane ntabwo yabohoye ubwoko bw'Imana gusa. Kurwanya Babuloni kwe nako gucurera ukugaruka kwa Kristo. Igitabo cya kabiri cyo ku Ngoma igice cya 36 hereka umurongo wa 22 na 23. Ni mu buhe buryo inkuru ya Kuro ifitanye isano n'iya Nebukadinezari? Izo nkuru zombi zitandukaniye he? Mbese gutabarwa kw'itegeko gusobanuye iki? Ubundi se ni ubuhe buryo iryo teka ryagize ingaruka ku binyejana byakurikiye ukuza kwa mbere kwa Yesu? Urutonde rw'umwimerere rw'ibitabo by'isezerano rya kera rwarahinduwe muri iki gihe cyacu ku buryo rusoreza kuri Malaki. Nyamara mbere ibitabo by'isezerano rya kera byasozwaga n'aya magambo ya Kuro. Umugabane ukurikira w'ibitabo by'ibyanditswe byera wagombaga kuba gutangirwa na Matayo. Igitabo gitangirana no kuvuka kwa Kristo, uwo Kuro yashushanyaga. Kuro yagombaga gutunganya imirimo yo kongera kubaka urusengero rwo ku isi. Yesu nawe yagombaga gutangira umurimo we wo mu buturo bwera bwo mu ijuru, ugenda ukageza ku kugaruka kwe no kubohorwa kwacu. Ngiri huriro rya Kuro n'irya Yesu. Kuro yashushanyaga Yesu. Umwe yagombaga gutunganya imirimo yo kubaka urusengero rw'Imana ku isi, undi nawe agashushanya gutangira umurimo mu buturo bwera bwo mu ijuru. Kuro niwe watanze itegeko ryo gusana Yerusalemu. Rwose ntabwo Kuro ari ishusho itunganye yo kugaragaza Kristo. Ibyo niko biri. Ntabwo wafata Kuro ngo bigereranye na Kristo. Nta shusho igaragaza neza ikirenguriraho. Kandi tugomba kwitonda ntidusomere buri kantu kose kugasobanuramo ibintu bikabije kuba byinshi. Nyamara kandi yakoze nk'usura umukiza wajyaga kuzaza hanyuma. Nshuti muvandimwe, si ngombwa ko tujya muri byinshi. Icya mbere ni ukumva ko Kuro hari icyo yakoze kugira ngo isanwa ry'urusengero rw'Imana rube, itangira ry'urusengero rw'Imana rube, ubwoko bw'Imana bwongere busenge,
Kristo nawe hari icyo yakoze kijyanye n'icyo. Yatangiye umurimo we mu buturo bwo mu ijuru kugira ngo ahuze isi n'ijuru. Mbega ukuntu bitangaje kubona Imana ikoresha umwami w'umupagani mu buryo bugaragara nk'ubu kugira ngo asohoze ubushake bwayo. Nshuti muvandimwe, Kuro yari umupagani, yari umwami w'umupagani rwose, ariko Imana ishima kumukoresha muri gahunda zayo kugira ngo agire ibyo asubiza ku murongo, kugira ngo agire ibyo abasha gufasha kubaka mu murimo w'Imana. Burya rero reka nkubwire yuko dukwiriye gukora, kuko turamutse twanze gukorera Imana, Imana ifite abakozi benshi cyane kuri iyi si. Yemwe na babandi duhinyura tureba tukavuga ngo ni abapagani, abo bose Imana ibasha kubakoresha kandi bagakora umurimo. Reka rero twe kwishuka, ahubwo duhagarare mu mwanya wacu uko bikwiriye. Kuro uwasizwe, ni ukuvuga ko uko ibintu byaba bigaragara nyuma kose, ni mu buhe buryo dushobora kwiga ukuri kuvuga yuko Uwiteka agiye gusohoza ibigomba kubaho mu minsi iheruka nk'uko byahanuwe. Inshuti muvandimwe, Imana yacu iri hafi gusohoza amasezerano. Ibyahanuwe uko byagenda kose bigomba gusohora. Nta cyahanuwe na kimwe kizahera, ahubwo byose bizasohora uko Imana yagiye ibivuga. None si ugusubira mu gihugu k'ubwoko bw'Abayuda ntibyari byarahanuwe? Byahanuwe uhereye kera kose, ariko igihe kigeze, igihe gikwiriye gisohoye, Imana yari yarategetse ubwoko bw'Imana busubirayo. Ndetse yemwe si ugusubirayo gusa, ahubwo busana n'urusengero rwari rwarashenywe, maze umurimo w'Imana ukomeza kujya mbere. Reka Imana rero itugirire neza, iduhe guhagarara kigabo, iduhe guhagarara gitwari kuri urugamba ruri hagati y'ikibi n'ikiza turi kurwana. Kandi nkwibutse yuko ibi tutabyishoboza, dusenga Imana kugira ngo ibe mu ruhande rwacu. Yarabidusezeraniye yuko azadufasha no kubikora, izabikora. Uwiteka aratugirire neza, kandi ubuntu n'amahoro bituruka kuri we byuzure imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimye mwongere ubugingo bwacu. Abana bawe tugushimiye ijambo ryawe wandikishije. Urabikoze, turishimye. Reka rero Mana yacu, ubwo waturinze, ubwo duhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe, utuyobore. Tuyoboze umwuka wawe wera, uduhe kuba mu ruhande rwawe, uturinde kuba mu ruhande rw'abakurwanya. Ahubwo uko irya minsi igenda yegereza, tubeho koko turusheho kuba batunganye koko. Reka rero tukuragize abadamu batwite kugira ngo ubane nabo kandi ubongerere imbaraga, ubahe icyizere, ubarindire imbuto wabahaye. Abari mu mazu y'imbohe nabo turabakweretse, ubarinde kwihebeshwa n'ibihome barimo, ahubwo ubahe kwihana ibyaha no guhindukira, kuko ari byo bikwiriye. Maze Mwami mwiza, bazinuke icyitwa icyaha. Reka rero tugushyire mu biganza urubyiruko rwacu, abasore n'inkumi, ubahe umugisha, ubarinde. Aba ni buri torero ry'ejo, aba ni bo gihugu cy'ejo, ni abagabo n'abagore b'ejo hazaza. Kandi Mwami mwiza, baba bazima, bivuze ko twagira umuryango muzima. Turabakweretse kugira ngo ubarindire ibishuko, ubatsindire umwanzi, ubahe imibereho myiza. Igihe bapfukamye bagusenga, ujye bumva. Reka rero Mwami mwiza, tugushyire mu biganza abarwayi bari ku bisasiro byabo, ubarinde umubi, ubarinde kwiheba no kwiganyira, kuko kwiganyira no kwiheba ari intwaro ya Satani. Ahubwo ubahe ibyiringiro muri wowe, ukorere mu baganga babitaho, maze bakugirireho umugisha. Reka rero Mwami mwiza, uyu munsi ni uwa gatanu w'imirimo, dukwishyize mu biganza ngo duhe guhaha no kuronka, duhirwe nawe. Abo tugana tubagirireho umugisha, kandi natwe abatugana batugirireho umugisha. Reka rero ubuntu n'amahoro bituruka kuri wowe, amahoro utangira ubuntu, bikomeze kuzura imitima yacu. Itorero ryawe ku isi turarikuragije kugira ngo rigengwe nawe. Abapasitori wahaye kuritwara, kuyobora umukumbi, baha umugisha kandi ubahe guhagarara gitwari mu nshingano. Barinde guteshuka iburyo n'ibumoso, umwuka wawe wera abahagarareho, abarinde, abagenge kandi abayobore. Ni wowe muyobozi mukuru, Data, utere intambwe natwe tugukurikire kandi ubidushoboze. Ubuntu n'amahoro bituruka kuri wowe